wabura icyo gukora wabishatse. Akazi karaboneka. Se nk'abantu bavuga ngo akazi karabuze wababwira iki? Ndi uzi gufasha? Muri Luka 19 aravuga ngo Zakaya agera i Yeriko. Zakaya agera i Yeriko. Kubwo gahunda zihari z'uwo munsi. Yego. Ariko ubusanzwe iyo nta kazi ufite dimanche vyuka mu gitondo nkajya mu misa mbere mu gitondo. Yego. Ubwo ari nigera afite akazi koroheje nkava mu misa abona kujya mu kazi. Yego. Wamfasha? Umurongo wa mbere muri Matayo 5. Handitse ngo muzumirwa. Bakunzi ba Bishop Bakebure turabasubuje cyane turabaramukije cyane turabifuriza kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye ndabafuriza kandi akazi keza mwese. Uyu munsi rero twatembereye ni mu bice bya Bweramvura ndatekereza muri quartier ya Bweramvura aho turi kugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira rwose n'abantu tugenda duhura mamuye n'umwari mwiza cyane. Amakuru mwitwa bande? Ninjye na Pascaline. Mufite umwanya se tuganire? Mbere ko tuganira reka mbambike aka kantu. Nje nitwa Bishop Bakebure nkaba nkora kuri Bishop Bakebure TV. Sasa Pascaline, ni Pascaline? Tugusanze hano muri Bweramvura. Hano ubuzima bumeze bute? Bumeze neza nta kibazo. Bakegera hano ukareba muri kamera gato kugira ngo kamera igufate. Hano se ibijyanye n'imibereho ubuzima bumeze neza? Ibyo kurya biraboneka? Nta kibazo. Biraboneka. Nta kibazo. Hanyuma se ko hari abantu usanga bavuga ngo n'akazi karabuze, akazi karaboneka se hano Bweramvura? Uko biri ntago kabuze cyane. Ntago kabuze cyane. Ntago wabura icyo gukora wabishatse. Akazi karaboneka. Se nk'abantu bavuga ngo akazi karabuze wababwira iki? Akazi ntago kabuze. Umuntu afite icyo gukora mu mutwe wiwe wakora. Yego. Amafaranga batari menshi cyane wakora kandi ugakora ibintu biguha amafaranga nyine kuburyo utavuga ngo nakennye muri buno buryo nabuze iki. Yego. Ntago nyine ushobora gukena tu. Buri cyambere no kuvuga ngo uyu ufite amafaranga make ushobora kuba watangira ugakora. Ndabona hari umumama unyuzeho rwose mbona ko ari gucuruza ibijyanye n'imbuto kandi urabona ko nta kibazo afite. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nkora akazi kose. Akazi kose mbese uri tutrava? Congratulations rwose ndumva uri umuntu ushoboye akazi. Ni byiza cyane. Rero nkanye Bishop Bakebure yagira challenge cyane ko kubaza umuntu ibibazo nka 2 cyangwa 3 wabitsinda rero ukegukana inote y'igihumbi. Uriteguye? Usengera mbere yuko nkubaza ko ngiye kubaza ibijyanye na Bibiliya. Usengera muri Home Church ku Gisozi. Ni byiza cyane. Ngiye kukubaza umurongo wabuze wo muri Bibiliya, imirongo 2. Umbiremwe imirongo 2 uzi muri Bibiliya igufasha. Zaburi 125. Yego. Iravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Bose ngurangize? Oya nabyumvishe rwose uwo murongo naye ndumva narigeze kusoma hano. Hanyuma nawe undi uzi gufasha? Muri Luka 19 aravuga ngo Zakaya agera i Yeriko. Zakaya agera i Yeriko. Wow. Avuga gute? Kuko Zakaya yari umukene cyane. Yego. Yesu yarahaciye kuko abantu nyine bagiye bamushaka bagiye kumushagara ngo bareke ko abariho ari bujye ariko Zakaya yari umunyabyaha cyane ariko aragenda yurira igiti kugira ngo abashe kureba Yesu ariko Yesu ahageze aramubwira ngo Zakaya manuka kuko uyu munsi ndi burare iwawe. Yego. Aho rwose noneho hano muri Bweramvura niwe muntu wa mbere Pascaline ununguye kuba uzi ijambo ry'Imana rwose. Abana nageraho nkababaza ati ese uzi
byibuze imirongo nk'ibiro muri bibiri ugasanga reka da nta murongo n'umwe bazi. None se wabatijwe ryari? 2021. Ni byiza cyane. Harya itorero wambwiye ko yitwa gute? Home Church. Rero aka kanya Pascaline ndagira ngo utangarize ko utsindiye igihumbi cyawe. Ubifashe ute? Ndishimye. Biranshimishije. Yego. Ugira Airtel Money cyangwa MTN Money? Yose urayikoresha nta kibazo. Sabwo ugiye kuduha nimero yawe duhite dushyiraho iki amafaranga watsindiye. Sibyo? Ya ndashimira cyane Pascaline twaganiraga akaba rwozo namubazaga. Ubu ngubu tuvugana akaba yegukanye inote y'igihumbi rwose nta n'ikibazo. Ariko se ikibazo cy'amatsiko uragura mwiki? Ni byinshi. Transport ijya mu mujyi wa Kigali. Yego. Ariko byaba byiza byibuze wiguriyemo n'akantu ko kunywa se cyangwa se nabyo birumvikana. Yego. Mbo waduha nimero yawe rero. Ariko oya reka nitwishyire kuri kamera kugira ngo bataza kuguhamagara abantu baza batesha abandi umutwe batangira kuguhamagara sibyo? Urayimera inyuma ya kamera nta kibazo. So Pascaline turagushimiye cyane. Nge twaganiraga uranzi nitwa Bishop Bakebure. Iyi rero TV yacu ni Bishop Bakebure TV. Ujye ushishikariza n'abandi kujya badukurikira bakanda subscribe. Sare urugire umunsi mwiza. Bye bye. Ya reka tubasuhuze nanone bakunzi ba Bishop Bakebure TV. Uyu mwanya turi mu bice bya Bweramvura aho tugiye kugenda tuganira n'abantu batandukanye batubwira ubuzima uko babayeho hano muri Bweramvura. Akaba ari igice kimwe cyo mu mujyi wa Kigali. Ya ni ahantu heza cyane ubona ko ari guturwa cyane kandi hari abantu benshi cyane. Aho tugiye kuganira n'abantu bagiye batandukanye. Rwose nimucikwe n'ibiganiro tugiye kubagezaho. Amakuru meza cyane. Tugize amahirwe yo kubonana namwe. Mwitwa bande? Nitwa Karirosi. Irindi? Munyabigo. Munyabigo. Niyo mazina yawe cyangwa ufite ayandi mazina? Ni amazina yanjye y'agasima. Ushaka kumenya urabaza ku gasima ati Karirosi yagiye cyangwa se Munyabigo ari he? Aka mazina yanjye official arahari. Hanyuma Karirosi tugusanze hano ahantu utuye cyangwa watembereye bisanzwe? Nari mvuye job kuva job. Waruvuye mu kazi? Ubusanzwe se ukora akahe kazi? Yewe. Nkora akazi ngende umutekinisiye. Uri umutekinisiye. Umutekinisiye buriya mu bijyanye n'iki kwa ubutekinisiye buri mu byiciro bigiye bitandukanye? Ubutekinike yanjye ngiye nkora amazi n'amashanyarazi. Yego. Cyangwa se muri rusange nkaba ndi umufundi mu izina rimwe. Uko ibijyanye n'imyubakire byose ndebaho. Byose urabikora rwose. Ya ni byiza cyane ndumva wowe rwose warihangiye umurimo rwose ufite umwuga ugomba kukubeshaho kandi na byiza cyane. Niko bimeze cyane. Hanyuma se ikaritsiye nani huba cyangwa? Oya ngiye ndi gutaha tu. Urimo urataha? Ndi gutaha. Ya tugize rero umugisha yo kubonana nawe Karirosi. Ubusanzwe nge nitwa Bishop Bakebure. Nkaba nkora kuri Bishop Bakebure TV. Ya none se ubuzima bwa hano ubusanzwe ubona gute muri iyi Bweramvura tugusanze? Ubuzima bwa rero ubuzima bwa sinavuga ngo buragoye cyangwa se buroroshye kuko nta kuntu ushobora kuba wabaho wicaye gutya wumve ko ubuzima bwakorohera. Yego. Ariko uko byagenda kose nk'umuntu ufite imbaraga ugize ute utitaye ku kazi runaka wumva ko ukeneye development yihuse ako nabwo yihuse idaciye mu bujura ugakora bigenda neza. Niko bimeze cyane. Buriya akazi kose nta kazi kabaho kabi uretse akazi kabi numvishije ngo ko kuroga no kugira gute no kwica. Nibyo bintu numvishije ngo kazi kabi. Hanyuma rero Karirosi ndabona rwose uri umusore rwose wambaye neza uri smart. Cameraman
ereka abakunzi bacu reka Carlos rwose turabona ari umusore uri simati cyane rwose style zawe ko mbona zihagazeho cyane ko nge ndakora urakora cyane ifaranga ryawe ngomba gusa n'amafaranga ifaranga riragusa kabisa ni byiza cyane hanyuma se Carlos usengera agana jewe church yanjye ni katolike aha katolike ni byiza cyane turebe muri kamera ho gake ni ukuvuga ngo buri cyumweru ujya gusenga se cyangwa gusenga njyayo kandi igihe biba ngombwa nyine akazi kaba kenshi yego ngombwa ko njya mu kazi nyine kubwo gahunda zihari z'uwo munsi yego ariko ubusanzwe iyo nta kazi ufite dimanche vyuka mu gitondo nkajya mu misa mbere mu gitondo yego ubwo n'igihe nafite akazi koroheje nkava mu misa abona kujya mu kazi yego ni byiza cyane rero nkatwe nkanjye Bishop Bakebure kuri Bishop Bakebure TV tujya tugira agachallenge ko kubaza utubazo tugiye dutandukanya abantu kawatsindira amafaranga rwose kagenda ukimeza neza ese waba witeguye gutsindira amafaranga kugira ngo nakumva ifaranga ko nubwo yaba atanu nayasiga rero twebwe tujya tugira challenge yo kubaza abantu utubazo tugiye dutandukanye nimba warasomye Bibiliya ugatsindira amafaranga Mukiriza ko badasomesha Bibiliya ko numva basoma gusa ushobora kuba batasomesha Bibiliya ariko nawe hari utuntu uzi ukavuga ngo wenda hari utuntu padiri yegeze yigisha runaka tumfashe Kiriziya iyo uri sinzi ko nabisobanura yego ariko kuzirikana buriya ni ikintu kijya kinanira kuzirikana barasoma bagasoma nkatawe ndibwo munsi mba nzi nibyo basomye yego ariko kugira ngo bifate bikaba ikibazo somo rya mbere karisoma wenda Pawulo yandikiye abanyagalatiya yego ariko amagambo avugiyemo ntabwo nabasha kwerekana agiye mu misa tugahura mvuye mba mbyibuka ko bakigiye kugutsinda ubu nawe ngiye kukubaza byibuze nk'imirongo ibiri igufasha muri Bibiliya igufasha muri Bibiliya sinzi ko wayimenya rero nimba ko se ubu nayibura imirongo ibiri gusa ubundi rwose utsindira igihembo cyawe iyo mirongo ibiri ntiba wenda ariyo muri Bibiliya ntagatifu cyangwa se ngo Bibiliya yera ni umurongo wese umfasha ugufasha rwose bavuga ati padiri nagiye muri kiliziya numva padiri adusoma padiri gusa cyangwa andi hose ni imirongo ibiri mfasha ngiye igufasha kabisa uzi ko muri Bibiliya habamo imirongo myinshi se imyiza n'imibi ibamo buriya nuko imirongo ibiri imfasha igufasha kabisa uvuga ati rwose uyu nguyu wamfasha umurongo wa mbere muri Matayo 5 handitse ngo muzumirwa ubwo ni Matayo kangahe Matayo 5 handitse ngo muzumirwa n'umurongo wa 5 numbaza ibice kamera uwo murongo uriyo undi wa kabiri ni undi uvuga ngo uba muri Ndera ndamwibuka uvuga ngo ndawibagiwe yewe we amafaranga ukabura yabuze ubwo nyine ubwo ibuka neza hasigaye ikibazo kimwe gusa utsindira amafaranga umurongo wa kabiri reka numve uba kandi kwa Yohani aha ni umurongo uvuga ngo yego ni muri Yohani undi harya wabwiye ngewe nakubajije ndashaka gutsindira amafaranga ugenda ngo mwigishe ngo intumwa zanjye ngo abazemera muzababatize yego
ngo kandi nanjye turi kumwe ntimugire ubwoba sinzi ngo ni kameramani dufashe uyu muntu urabona kwiriha amafaranga ikibazo yatsinze cyangwa sasa rero Karirosi amafaranga urayabuze ku bibazo bibiri ntabwo aha mu bintu byose muzabishobore ubwo rero amafaranga turayabika tuzahereza undi uzatsinda ibi bibazo uko ari bibiri rero turagushimiye cyane Karirosi ku mwanya uduhaye sawa ugire ijoro ryiza urakoze cyane nawe sawa